niko bimeze, niko bigenze, bimaze kuba itegeko ndetse rikaba ryamaze gusinywa. Bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo agize kuri tere agahita yemeza ko agomba kuraswa ushatse guhirahira. Nje kubabwira ko Nyamirambo, ndashaka kubabwira umugambi mubisha wo kurimbura abacikacumu, si Nyamirambo gusa ndetse na Kayonza. Ntabwo ari byo gusa kandi ndagaruka kuri General Brigadier General Ekenge Bumusa aho amaze kugambarirwa. Ese ko cyaba ari ikimwaro Kongo iramutse iguye muri uyu mutego? Biravugwa, birakemangwa ko uyu nawe yaba yagezweho, ariko kandi ibi bikomeje kuba agateranzamba aho witwa Paul Kagame yakomeje kubura irengero mu gihugu cy'u Rwanda. Byagenze gute? Ese koko tugiye guhindurwa ubuyobozi muri zandaguzanya bibero n'amagane? Ariko kandi urugamba n'urw'Imana, buri wese agomba kuba maze kugira ngo tubashe gutsinda iyi ntambara. Kandi iyi ngoma karinga ikomeje kugira amayeri menshi cyane ko bakomeje kujya guca hirya no hino muri ya macenga yabo, ariko kandi Imana iri imbere y'ingabo z'abawazarendo. Ndashaka gushimira abawazarendo aho muri hose, maze mbasuhuze cyane cyane mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, ni mukomere cyane ndabashuhuje. Nsuhuze abawazarendo bari muri DRC, Sud Kivu, Nord Kivu, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, mbabwira ngo mukomere kandi tuzatsinda. Buri wese ndasaba ko buri wese, ndetse nongera kwibutsa ko buri wese imbaraga agomba gushyikira abawazarendo, kubera ko igisubizo ni waza cyangwa se ni wazarendo. Reka munyemerere gato manze mbasabe, hanyuma buri muntu wese tukurikiye kano kanya gukanda kuri like, ndetse like yawe igendane no gusangiza ikiganiro. Dushimira abamaze kubikora ndetse n'abari mu nzira babikora, ariko kandi ntago twabona kwabwira ko buri muntu wese urugamba rumureba. Hanyuma iyo umaze kwemera ko urugamba rukureba nta kigoye, icyambere ni ukwitangira urugamba, icyambere ni ukuba wemera kuba wakwitangira abandi. Burya urugamba ruroroha, turabizi ko ibitamo bizabaho, ariko kandi nimba hari Imana yakuvuzeho uko byagenda kose uzarutsinda. Erega ntimukagire ubwoba, burya umwana uri bupfe niyo wamuhanido aranga akagenda. Ntabwo nkwifurije kuba muri abo bana, ariko kandi mugerageze mwere gutinya urugamba, mwere kumva ko umwanzi umuha imbaraga adafite. Nitwe tugomba kwibohora twisubiza gakondo yacu. Reka rero dutangirire kuri ya ngingo yacu ya mbere. Gusa ndagusakura kino kiganiro kakirangiza ni iminota 10 gusa, kandi buri wese akakireba akakirangiza. Nkuko mubizi kuri Turwanya Kandoyi tubaha amakuru atari vumbi ndetse atariho umukungu ndetse n'ivumbi. AB reka tumusuhuze hariya muri kira gihugu ahari hose. AB turagushoje, ngira ngo ntago ari AB gusa, n'abandi mwese izindi mpirimbanyi mwese mwumve ko tubashoje kandi tukongeye kubaha ikaze mwebwe mwese muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, muri n'ahandi muri Afrika, Aziya, Oceania ndetse n'indi migabane itandukanye. Namwe mwese muhawe ikaze. Impamvu muze AB, impamvu irahari kandi ndetse n'abandi nkawe, ndetse n'undi muntu wacu uri hariya zaboneza ukagera hirya za Kirinda bakomeza hasi Kibuye. Abo bantu bacu bose mwe nkomeze mbasuhuze, abo bawazarendo kandi bakomeza kubera amaso abandi. Mukomere cyane. Turagiye ku ngingo yacu ya mbere. Bigenze gute? Ingingo ndahera kuri Minisitiri w'Ingabo za DRC yamaze gusohora itangazo ubwo yaramaze iminsi mu rugendo hariya muri Sud Kivu ndetse asura ibirindiro bitandukanye, akaba yarageze na Gisangani n'ahandi hose hari kuri foro ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amaze gutanga itegeko ko umuntu wese ushaka gusubira inyuma, ahari mu magambo ye, umuntu wese ufite gahunda yo gusubira inyuma kandi ufite gahunda yo kumarisha abandi, uwo ntago abakiri umusirikare wa FARDC. Biragaragara ko haba hariho abantu tugendana ariko arabagambanyi. Ntibizongere kubaho. Nimuzongere gukora ikosa ryo kubanga umuntu mushize mu ndege ngamare benzine y'indege kugira ngo amungubu umutungo w'igihugu. Ntago ari byo, si ngombwa. Niba afashwa ari umugambanyi agomba guhita arasirwa ku kibuga cy'imirwano, kandi ibyo bigakorerwa imbere y'abandi bagenzi be. Yaba uri umuyobozi, yaba ari umusirikare muto, ibyo bigomba gukorerwa imbere y'abandi bagenzi be kugira ngo n'undi wese utekereza uhirahira atazongera n'umunsi n'umwe, kuko hatazagira n'umunsi n'umwe uwongera gutekereza iki gikorwa kibi cy'ubugambanyi. Niko bimeze, tugomba guhana turi seriye. Aha ni mu ijambo rya Minisitiri w'Ingabo muri DRC ubwo yarari kuvugana n'abasirikari bakuru ndetse n'abato, atanga amabwiriza y'intambara avuga ati nta mpamvu nimwe yo kongera kuriza abantu indege ngo bagiye Kinshasa ngo bagiye mu nkiko. Ati rwose
twararangaye kandi koko nanjye ndemeranya nawe nta mpamvu nimwe yo kugira ngo umuntu ngarazamutse ngagikinshasa ikibazo cyabereye kuri teri ni mu gikemurire kuri teri cyane ko turi mu nacyo cyane ko muri mu ntambara rwose ndavuga DRC iri mu ntambara ni ngombwa ko mu gikemurire ikibazo cyane kuri teri hanyuma nundi wese uhirahira cyangwa se wamaze kurya amafaranga cyangwa se baheka ryukumve iriya karyukumve mu bagore nawe bakagira icyo bamukorera kuri teri nta wundi uzongera kugambana nibwo bazabikora ariko bazagabanyuka aho rwose kudesha ko aho reka tumushimire cyane ndahita njya ahitwa umudugudu wa Kayonza uyu ni umudugudu utuyemo abacitse ku icumu ndi hari Kayonza mu karere ka Kayonza cyangwa se aha mu ntara y'Iburasirazuba aha kuri mudugudu wabacitse ku icumu utuwemo n'abantu bacitse ku icumu rya jenoside hakaba amaze gupangwa abantu bo kuzajya kwica abantu bacitse ku icumu n'umudugudu murabizi ko mu Rwanda bacitse ku icumu babateye mu midugudu yabo ntabwo iki gitero cyapanzwe hariya Kayonza gusa cyapanzwe n'ahantu bitwa Nyamirambo mu Miduha aha Nyamirambo mu Miduha mbibutse ko ari hariya nyine inyuma hariya aho bagiye bubakira aya mazu bacitse ku icumu ntabwo ndi buze gusobanura ido nido akagari ku kagari umudugudu ku mudugudu icy'ingenzi nuko ndiho mvuga aba bacitse ku icumu muzi ko leta y'u Rwanda yagiye yubakira ahantu habo ndetse ntibavangemo n'abandi bantu bivuze iki bivuze ko abacitse ku icumu ahangaha i Kayonza na uyu mudugudu witwa umudugudu w'Indatwa witwa umudugudu w'Indatwa uyu mudugudu wise w'Indatwa washitse ku icumu akaba hamaze gupangwa ibitero bizaza kubica mbibutse ko iyi ni ibintu bimaze igihe bitegurwa ngira ngo narabivuze ntabwo ari ubwa mbere mbivuze kandi bimaze igihe bitegurwa FPR yagiye ivuga ko iki FDL ndetse ivuga ko yayimaze kandi koko nibyo yarayimaze ivuga ko nta muntu wayitera ngaturutse hanze y'igihugu ndetse n'umukuru rwarakabije yaramucyuye ariko uyu munsi iravuga ko ifite ikibazo cya FDL ngo ndetse ngari yo ihanganye nayo irongera ivuga ko ari ikibazo ariko mbibutse ko hari abantu benshi bagiye bagateraningwa mu izina rya FDL ndetse bagahabwa misiyo ariko no kugira ngo bazikore mu nda bice bene wabo ibi narabivuze ndetse nonge mbona no kubwira abanyarwanda baturi imipaka Rubavu Rusizi Nyamasheke ndetse na hariya za Kirindaho na Karongi mbabwire ko mugomba kwitonda hari ibitero bigiye kuba bikaza ari ibitero bavuga ngo ni FDL iteye ariko mu byukuri ari za nkotanyi muri make ari za Ndatwa ziteye mbibutse ko ibi bitero bizaza mu izina rya FDL ndetse baza bitaba FDL ariko ataribo ari za nkotanyi mbibutse ko inkotanyi mu gutereninga ntumbaze ku buryo bagenda bareba amasura abahutu n'abatutsi ngo bazi kuyareba hari abahutu ngo basa n'abatutsi hakaba n'abatutsi basa n'abahutu bagiye bafata abatutsi basa n'abahutu bakabatereninga ukwabo amayuniti ukwabo bakabashyira mu masegisiyo kwabo bakagenga amabatayo ibi rero mbabwire ko bazaza bakajya bica barateguwe abazica mu mudugudu w'Indatwa wahariya i Kayonza ibi ni amakuru mfite barateguwe mu mudugudu wahariya Nyamirambo ni amakuru mfite barateguwe mu mudugudu wa Kabuga aho hariya hatuba abarokotse gusa iryo jumu rya jenoside barateguwe Inyamirambo nkuko nabivuze ariko cyane cyane uyu mudugudu w'Indatwa wa Kayonza bakaba bazaza kuwiraramo aba bacika ku icumu bacunga umunsi ku munsi n'abamotari bigira kara abamotari ariko n'abasirikare b'inkotanyi bademayi baba bacungira hafi umwe kuri umwe amakuru ku makuru ku buryo hagize agakoma gatoya gusa bazavuga bati zahageze nizantera hamwe niza FDL dore n'ikimenyimenyi bagiye bahereye ahantu hari imidugudu y'abashitse ku icumu hubakiye bakaza bakabica bakamara nkuko Tito Tayamara yavuze ati tuzamena amagi turya umureti ibi ni ibintu byamaze gupangwa yo kurimbura abacitse ku icumu iryo cumu rya jenoside hanyuma bakavuga bati bicwe n'amahutu bicwe na za ntagongwa bicwe na FDL ni ibintu biri gupangwa ndagira ngo tumanze tubyamagane kandi mbabwire nti mugomba kumenya ibi bintu k'inkotanyi zamaze kubitegura ndetse mbona no kwibutsa abaturage bari ku nkengero z'imipaka kuba maso mutazahubuka ngo ne FDL je kandi izi nkotanyi muzarindire turwanya kando ya makuru n'inyaminyanza hakiri kare nzaba hakiri kare urumva hatazagira bajya biyandisha amatangazo ngo itangazo rasohotse kandi ritangazo ry'inkotanyi mu byukuri babeshyira izo ngabo za Rwanda rugufi nyaboneka mu maso kuko ubu mburiye bacika ku icumu mugomba kuba maso umuntu wacitse ku icumu rya jenoside ndavuga abatutsi bamwe n'undi babita abahutu uzi ubwenge ave muri iyo midugudu
iyo midugudu y'inkotanyi muyivemo mureba handi mujya kwicumbikira kuko bagiye kuzayibatwikira hejuru babeshyira abahutu kuko abatutsi bo mu Rwanda bacitse icumu rya jenoside ni igishoro cy'inkotanyi. Inkotanyi n'ubundi bwoko nta kintu dupfana nabo baratwiciye nabwo ko interahamwe zanyiciye arizo ziganje hariya mu gihugu bazihaye byose. Nubango rero n'ubundi izo interahamwe nizo Kagame agiye kongera gukoresha akavuga ati dore bagarutse. Nuko rero nababuriraga ndaza kugaruka mu makuru arambuye. Ntabwo ari byo gusa kandi Kagame yakomeje kuburirwa irengero, niyo mpamvu hari gupanga ubwicanyi bwo kugira ngo bikure mu kibazo. Kagame yaburi burengero ahantu hose ngo yabuze. Abandi baterega ngo nizanda guzanyira biyoro ngo nikagiye ngo ngazagena nkugiye ngo cyangwa se no mwambi ugishirira. Ariko mwambi ugishirira bivuga kaza kubiturwa mu Bugesera. Ntabwo rero izo ndago nimba zihari urumva muzi ko ndi umukirisitu turindiriye ko mwambi ushobora kumukubitira mu Bugesera. Ese mu bahanuzi byabase byahindutse gusa igihugu ngo cyabuze umuyobozi kandi umugore yavuze ati ntabwo uri buhunge wa mugore nyine mushaka kukibura naye ngashaka gupakizwa utwe kagenda kuko nta kundi buri bugende. Ariko kandi no na minota yacu 10 ishize munyebere nsoreza ariko sinagenda navuze kuri General Ekenge Bumusa. Uyu Brigadier General Ekenge Bumusa yavuze mu minsi yashize ati tugomba kwitonda mu gushaka abatutsi. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba kubyitondamo. Ntiyavuze ngo kubashaka ate kuko abantu n'abantu bagira amacebere kugira ngo rero uyu mugabo ziri ijambo kandi ibintu yavuze mu by'ukuri ari ukuri ariko bakamwanjama. Biragaragara ko Kinshasa muramutse mufunze Ekenge Bumusa ndiho ndumva amakuru ko yaba yamaze gufungwa. Ntabwo ndabyemeza kuko amakuru yamaze kujya hanze ko yaba yamaze gufungwa kandi ko kwitegeko ry'umukuru w'igihugu yaba ari umutego ko ngiguyemo ubwo ahubwo byaba bigaragara ko Kigali yamaze iri gukorodona Kinshasa kuko ntabwo wafunga umuntu nk'uri uvugisha ukuri. Ufunze Mutambo ufunze Brigadier Ekenge Bumusa igihugu cyaba cyaragozwe byararangiye mwakwicara mukicecekera. Ndacyakurikirana ntabwo ndemeza inkuru ariko ijambo yavuze ndaje ndibashyireho mu ryumve nta shyano yakoze. Aka gatsiko k'amabandi ko gakomeje kumwirukaho mu bagambanyi bako bari muri Kinshasa. Nyabone ku mukuru w'igihugu cya Kongo turatakambye uyu mugabo ni mu muzamurira mu mapeti ntago ari wo gufungwa ahubwo no kubungwabungwa wowe na Costa Mutambo. Mwakoze mukanya mukora arambuye turaba turi kumwe. Like yawe ntiyibagirane ntamfura. Bye. Le perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent tutsi comme des tutsi parce que la race tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, inculquée même chez les femmes tutsi. Effectivement. C'est très dangereux. Moi, je voulais-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais